Igiceri cy'ijana kirakugora cyane kugira ngo ugure mitiyu yo guhamagara ndetse n'abagura mitiyu yo kugira ngo bagure interineti. Ariko ntabwo mwari muzi yuko muba muri kungura MTN amafaranga menshi cyane, aho bageze ku rwunguko rwa miliyari 6. Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza, gutunganirwa. Njye Emmanuel Rakarama, iyi ni Tratipu update. Tuba tubagezaho update aho ariho hose ziba zava. MTN rero Rwanda yungutse miliyari 6 mu mezi 6 ya mbere ya 2025. Ibyo byagaragajwe na raporo yashyize ahagaragara y'amezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2025, igaragaza izamuka rikomeye mu musaruro w'imari ndetse n'intambwe ikomeye mu ikoranabuhanga binyuze mu gutangiza ku mugaragaro interineti ya 5G bwa mbere mu Rwanda. Kuwa 30 Kamena 2025 iki kigo cyari kimaze kugira abakiriya miliyoni 7.8, biyongeyeho 3.5 ku ijana ugereranyije n'umwaka ushize. Abakoresha mobile money, icyo bita momo, bageze kuri miliyoni 5.3, biyongereyeho 9.1 ku ijana, mu gihe abakoresha interineti bageze kuri miliyoni 2.4. Umusaruro wose wavuye muri serivisi za MTN wageze kuri miliyari 137.4, uzamutseho 13 ku ijana. Harimo miliyari 23 zavuye muri interinete, izamuka rya 10 ku ijana. Mu kwezi kwa Kamena MTN yatangije ku mugaragaro 5G, ibi ya mbere mu Rwanda ibigezeho. Ibi byafashwe nk'intambwe ikomeye mu guteza imbere ikoranabuhanga, bigaragaza uruhare rwa MTN mu gushyira mu bikorwa icyerekezo cya 2050 n'intego za NST1 na NST2. Iri koranabuhanga ryitezweho kongera uruhare rw'Abanyarwanda mu bukungu bushingiye ku bumenyi. Mu bijyanye n'imari, inyungu nyuma yo kwishyura imisoro, cyo bita PAT, yageze kuri miliyari 6.3, ivuye ku gihombo cyari cyagaragaye mu mwaka ushize. Inyungu mbere yo kwishyura imigabane y'imisoro ryifata ibyo bita EBITDA yageze kuri miliyari 56.1, izamuka rya 43 ku ijana. Naho umubare w'inyungu ku musaruro EBITDA margin ugera kuri 40 ku ijana, uzamutseho 9.1 ku ijana. Mobile Money Rwanda Limited nayo yitwaye neza, yinjiza miliyari 68.6, izamuka rya 29.1 ku ijana. Abacuruzi bakoresha momo biyongereyeho 29.7 ku ijana, bagera ku bihumbi 572. Naho amafaranga yarerekanyijwe agera kuri tiriyari 21 ku ijana, akaba yarahererekanyijwe inshuro miliyari 1.4. Serivisi nshya nka momo virtual card na Kevans zagize uruhare mu kongera ikoreshwa rya serivisi. MTN kandi yakomeje ibikorwa ibikorwa binyuze muri gahunda ya 21 Days of Yellow Care ku kirwa cya Bugarura. Abajyanama b'ubuzima 100 bahawe telefoni zigezweho, imiryango 100 ihabwa imirasire y'izuba, naho abantu barenga 300 bahabwa amahugurwa ku bumenyi bwa mudasobwa n'ikoranabuhanga. Umuyobozi mukuru wa MTN Rwanda Alain Monzor yavuze ko intego ari ugushora imari mu bikorwa remezo by'ahazaza, gushyira mu bikorwa gahunda mu buryo bwihuse kandi bufite ireme, no guha agaciro abakiriya hejuru ya byose. Umuyobozi w'agateganyo ushinzwe imari Danistan Ayodele Stober yongeyeho ko bizeye ko igice cya kabiri cy'umwaka kizatanga umusaruro urushijeho kuba mwiza, bitewe no kugabanya ibisohoka no gushora imari
mu kubaka umuyoboro ukomeye. MTN Rwanda ikomeje kwiyemeza kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi mu iterambere ry'igihugu binyuze mu gukwirakwiza ikoranabuhanga rigezweho no kugeza serivisi z'ikoranabuhanga ku banyarwanda mu buryo bworoshye kandi bufite ireme kandi bwihuse. Hano komenti nayo mba ndibushyireho kuko akenshi na kenshi inkuru nyikesha Inyarwanda yanditswe n'uwo bita Brenda Mizero. Ntabwo nagenda namuhaye credit mushimira cyane ko ajya tugezaho n'amakuru meza cyane. Njye Emmanuel Rakarama, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.